Suhuje cyane nanone nk'uko bisanzwe rero ni Mazi Alex kuri YouTube channel ya Mazi Alex. Kora subscribe nimba uri mushyashya kugira ngo utazajya ucikwa n'ibiganiro bigendanye na cryptocurrency. Nuko rero muri aka kanya hari amakuru mbazaniye. Nk'uko bisanzwe cyangwa se nk'uko twagiye tubona video zagiye zibanza, buri mu pioneer wese cyangwa se buri muntu wamayininze Pi abikurikiranye akurikirana amakuru yose arabizi neza ko ejo tariki ya 20 z'ukwezi kwa kabiri Pi izajya ku isoko, izaba listed kugeza uyu munota. Exchange nabonye zifite ibisabwa zemerewe kuba zizayilistinga niyo bita OKX ku mwanya wa mbere, ku mwanya wa kabiri hakaba iyo bita Bitget Exchange. Nukuvuga ngo izo ngizo nizo zizacuruza Pi ku ikubitiro. Birashoboka ko n'andi ma exchange azagenda ahabwa uburenganzira kuko hari ayari muri tentative, hari nayo barejectinze, urugero nka Bybit nabonye itabyemerewe, ubwo hari ibyibura. Ni ukuvuga ngo rero nazo zishobora kuzemererwa, ariko ubu ngubu twizeye ebyiri kuko urabona ko igihe cyagiye hasigaye amasaha angahe. Ni ukuvuga ngo hasigaye kumenya ngo hari andi ma exchange azemererwa, ariko muri aka kanya tutarayamenya. Twifashisha OKX na Bitget. Ejo hashize video ikurikira iyi ngiyi uri buze kureba, naberetse ukuntu wavana Pi zawe muri application ukazijyana kuri OKX Exchange aho zizacururizwa. Kugeza uyu munota ntabwo igiciro turakimenya, ni ugutegereza. Ariko nk'uko murabibabwira, wikizera biriya bintu birenze ngo bya GCV 314,159, biriya bintu wibyizera bitazaguhamura. Nkomeje kubagira inama, wenda reka ibindi bizaze bidutungure, ariko ari amafaranga biragoye ko yashoboka. Rero ikintu nagira ngo mbabwire, hari abandi bantu baba bari mu gihirahiro, hari amakuru ubona badafite. Umuntu akaba yaramayininze yarangiza akagenda agaterera iyo rwose. Urabona, reka nkwereke urugero. Hano hantu nimba uri kubireba, ubundi njyewe biba bigaragaza abantu ninjije abantu 51, ariko abantu 24 nibo baba bari kumayininga. Ni ukuvuga ngo abarenga 1/2 kumayininga babitereye iyo. Wenda hari abibagiwe, reka tuvuge ko 30 bamayininga, ariko ubwo abandi 21 ntibamayininga, baraho barabyihoreye. Ariko akibuka ko yigeze gukoraho mining, noneho akumva amakuru y'abantu bari kuvuga ngo uzi ko ejo Pi izajya ku isoko. Uwo muntu agahita avuga ngo wewe ngo narayikoze ngo ejo nzagurisha, kandi aheruka ku mininga muri rimwe. Uwo muntu ntabwo yigeze akora KYC, nta nubwo yigeze yuzuza za steps zose twagiye tubona. Ariko icyo aribuka ko hano hantu nimba uri kubona nkanga mfiteho zino, aribuka ko wenda afiteho nka Pi 30 cyangwa 50, akavuga ati izo nazigurisha. Ibyo bintu ntabwo ari byo. Uwo muntu ari kwibeshya, ntabwo izi Pi wazigurisha. Izi ziba ziraha ntacyo zivuze mu gihe utakoze ibibanza ngo ukore KYC uyitsinde, nibarangiza baguhe migration. Narababwiye nti n'umuntu bahaye migration ntabwo bivuze ko ahita acuruza, arategereza iminsi 14, ibyumweru 2, agahita noneho akora migration. Hari uburyo ayikorera. Ubwo ushaka kubimenya nabyo wazabikurikirana, hakagira izijya kuri available balance, izindi zikaguma zirokinze bitewe na lockup umuntu yakoze. Ubwo nimvuga lockup utarigeze uyikora, nyine ibyo biragucanga, ariko ubwo ababikoze cyangwa se ababikurikiranye barabyumva. Nimba warakoze lockup ya 50%, baguha 1/2, ikindi bakakigumana kuzageze muri wallet. Ni ukuvuga ngo izabaye migrated. Reka nze nkwereke urugero. Hari ukuntu tuyikanda hano ku turongo 3 hano mu nguni, tugahita tuza hano kuri mainnet. Twamara gukanda kuri mainnet uhita ubona nk'ubu nkanjye dore biteye bitya. Hari Pi zigera muri 800 ntibaranaziverifya, hari 51 ziri verified. None izi 24 nizo zabaye migrated. Ubizi 24 nimba nararokinze igihe cy'umwaka 50%, bazampa 12, izindi bazazime umwaka ushize. Nawe nuko nguko bimeze. Rero ubwo 12 muri izi 24 bitewe n'igihe narokinze, hari n'ubararokinze 90%, ukari buze gusanga wenda afiteho nk'eshatu.
ubwo izo nizo ubasha kumuvinga zikajya kuri available balance, ntabwo izo rero zageze kuri available balance nizo payi ushobora kuba wazagurisha. Izo nizo ushobora kuba wazagurisha, ntabwo ushobora kugurisha zino zose nk'uko uba uzibona kuri dashboard cyangwa se hano kuri home screen. Wazibona hano kuri home screen ngo wazigurisha byahehe, ibyo ntibishoboka. Ngira ngo wumvise, wabonye nkanjye zigera muri 800, nibura 12 nizo nemerewe kuba nagurisha, bankoreye migration ku ikubitiro. Ubwo ni ukuvuga ngo nahise nzigabanyamo kabiri, nyine ubwo mfite nka 12. Utabona mfiteho 883, uyu ni umukiri wanamutera, ntacyo wansangana, urabona ko nazo. Rero wowe muntu utarigeze ukora KYC ngo ukore n'ibindi bintu byose bibanza, warangiza ukumva ngo payi zajya ku isoko ngo urazifite, ntazo ufite. Si mubibonye, ntazo ufite. Ikindi, hari uwihita avuga ngo none ngo njye nta KYC nakoze ngo ariko nazi kwihera kuko nari mfiteho ngo around 50, ngo zigera muri 50 nazi kwihera, ngo ariko ngo uzi ko imwe bari kwigura ku 2200 angahe, ngo mpi10 ngenzi kwihere. Uwo muntu ari bukurye, ntaza afite aguha. Baraziguha gute ko nkweretse inzira binyuramo kugira ngo payi ibe yava ahantu hamwe ijya ahandi? Ntibishoboka. Ni ukuvuga ngo umuntu wabashije gukora KYC zose za step 9 zose akazuzuza, agahabwa migration ndetse akanyira akazimigratinga nyuma y'iminsi 14 hakagira izijya kuri available balance, uwo muntu niwe uzarya ku mafaranga ejo. Gusa hari ikibazo wakibaza ngo none se abatarabikoze nta kintu bari bubone? Ntacyo bazabona, ariko bashobora kuzakibona nyuma yaho, kuko mining irakomeje, KYC zirakomeje gutangwa, migration izakomeza. Ubwo rero kubera mining itarahagarara, ibintu byose biracyashoboka, kereka igihe ba core team bavuze ngo ibi birahagaze. Ariko nimba mininga wicika intege, nimba utarabona KYC komeza ukore, ye wanatangira uri nushaka gutangira nubwo waba warakerewe, ariko watangira kuko nta wakubujije kandi biracyashoboka. Rero ubwo icyo nashakaga kubwira abantu, wivuga ngo ufite payi kandi ntazo ufite, utarakoze process zose, ngo uvuge ngo wazigurisha cyangwa wizeze umuntu ngo wazimuha, ibyo ntibishoboka. Icya kabiri, hari umuntu ushobora kuba ati njye nshaka kuzabona amafaranga ku itangiriro, ukavuga uti nshaka ku itangiriro kuzabona amafaranga. Wakora iki rero? Ikintu wakora kugira ngo uzabone amafaranga, nimba ufite nk'ibihumbi 30 cyangwa 50 cyangwa 100 cyangwa kuzamura, ushobora kugura payi. Ntabwo iyi payi yawe yazakira mu gihe utarakorerwa migration, witanga wallet address yo mu ipayi kuko ntiyazakira. Ahubwo wakora iki rero? Ushobora gufata wallet address ya payi ukuye muri OKX cyangwa Bitget, ukayiha umuntu ushaka kuguraho payi, akaziguha zigahita zijya muri exchange, noneho ukazazigurisha. Iyo ni inama bayita financial advice. Kuba utarakorerwa KYC, kuba nta migration, kuba wenda nta nubwo wigeze ukora mining ya payi, ariko umenya amakuru urashaka kuzacuruza ejo, urumva wazigura kuri black market none ejo ukazazigurisha, nuko wakifashisha verified Bitget exchange cyangwa se OKX exchange, ugatanga wallet address ukuye muri izo exchange ya payi, noneho umuntu ushaka kuziguha akaba ari hazigushyirira, ukazazigurisha cyangwa se ukaba uzibitseho. Ibyo nibyo bishoboka ku muntu utarabona KYC cyangwa ngo akorerwe migration, kandi akaba ashaka guparticipatinga muri trading izaba ejo. Iyo niyo nama nakugira wakoresha, ariko ibindi ntabwo bishoboka. Wowe ushaka kugurisha zitaramigirated, ibyo byose ntabwo bishoboka rwose. Nuko nguko buriya kugira ngo umuntu azabone payi imwe yatanga, ni ibintu bisaba procedure nini. Sawa rero, murakoze cyane, kora subscribe, ukore share ku bantu bari mu gihirahiro, mu gihe tugitegereje amakuru y'ejo nayo tuyategereze. Ubwo ejo nk'iki gihe tuzaba twabimenye rwose. Nuko gahunda ziteye, mukomeze mugubwe neza kandi Imana ibarinde.